abantu umuntu akikubita ibintu byinshi cyane umuntu akamubona akabona ibintu birashininga ariko abazungu bavuga ngo tuskibe hine pa or rero birashoboka ko umuntu ashobora kuba yikupisa ibirungo bihagije ariko adafite isuku ntago bivuga umuntu wisize makeup umuntu uri naturel aba mwiza kandi akaba mwiza cyane niba utajya ubyibuka ndagusabye genda ujye muri douche ufate serviette tissue cyangwa se lingette uhacishe uzambwire uzanyandikire muri comment uvuge ngo washanze bisa bimeze gute ntabwo isuku yawe ku giti cyawe ntabwo wavuga ngo ni ibintu bihenze iyo niyo suku n'ubundi nyayo ibindi byose ni ibintu byongeraho ni inyongezo ariko ubundi isuku yacu isanzwe ntabwo ihenda na gatoya rwose ndabasuhuje kandi abifuriza ibihe byiza ndabashimira mwese mukurikira bino biganiro binyura ku rubuga iyungure kandi nizera yuko bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho ndashimira mwese mwakoze subscribe kandi n'abatarayikora ndabasaba kugira ngo bayikore kugira ngo bajye babona ibiganiro byose byashyizweho bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho uyu munsi twicaye kuri hoteli Ubumwe hoteli nziza cyane ibarizwa mu mujyi wa Kigali ahantu ushobora kwicara hari umutuzo hari view nziza ukabasha kuryoherwa wowe n'umuryango wawe muzahagere muri uko bimeze ntago ndi jyenyine uyu munsi ndi kumwe na Angelique akora ibintu byinshi bitandukanye n'umutete akora ibintu byinshi bitandukanye reka umuhe akanya atwibwire hanyuma mbone kubabwira ibyo tugiye kuganira Angelique urakoze Josiane arakoze cyane rero Josiane wase kudutumira muri iki kiganiro iyungure ikiganiro kinyura kuri YouTube nkuko bivuze Angelique akora ibintu byinshi cyane reka nivugire ko ndi umutete nitwa Angelique UWAMALIYA ndi umumama ndubatse mfite abana 3 ndi umukristo hanyuma nkuko abivuze kubera gukora ibintu byinshi cyane uyu munsi yantumiye ngo tugire uko tuganira murakoze kudukurikira wakoze cyane Angelique ndatangira ngushimira ko witabiriye iki kiganiro tugiye kuganira ku bigendanye n'isuku muri rusange isuku twabonye yuko iturinda indwara nyinshi zitandukanye isuku ariko hari igihe twebwe twibwira ngo tuzi kuyikora ariko ugasanga ntago tubikoze neza muri rusange niyo mpamvu rero nifuzaga kugira ngo utubwire nk'abadamu abantu benshi bakurikira kino kiganiro ni abadamu uretse ko n'abagabo turi buze kubibuka ariko turi bwibande ku badamu cyane na cyane ese iyo umuntu avuze isuku muri rusange hari uwahita yibaza ati uyu munsi turaganira iki kuri jyewe rero nashaka kugira ngo utubwire iyo bavuze isuku kuri Angelique yumva iki iyo bavuze isuku numva ahantu hasa neza ibintu bisa neza ibintu biriho bifite umucyo isuku ni ijambo riri mu bintu byinshi cyane reka ngaruke nk'ubu ngubu ikibazo turimo cyitwa crise sanitaire mu rwego mpuzamahanga ni ikibazo cy'isuku ushobora kwibaza ngo ni ikibazo cy'isuku gute ariko nayo ni isuku ariko nk'uko bivuze uravuze ngo tuganire ku isuku ku rwego rw'umuntu ariko cyane cyane isuku y'umudamu rero tugiye kuvugaho ndibaza ko ndibuvuge nko mu nzego nk'eshatu hari isuku kuri wowe hari isuku aho uri hari n'isuku mu byo ukora isuku rero kuri twe niyo turi butindeho cyane isuku y'umudamu ntabwo igarukira mu kwiyuhagira gusa ntabwo igarukira mu kwiborosa amenyo gusa ahubwo isuku ijya mu tuntu twinshi cyane utatekereza cyangwa se unatekereza ariko ntubikore mu buryo buboneye rero navuga yuko isuku ni ingenzi kandi isuku ni itugize umugore usa neza ariko ntase neza inyuma ase neza ka makeup gusa ahubwo akasa neza muri angle zose njya nkunda gutanga isuku y'ugutwi par exemple ugasanga umuntu afashe tishkoto agiye tishkoto cyangwa se kagapamba twikurugutuza agafata tishkoto agiye kwikurugutura agiye kwivanamo ubukurugutwa ariko agaciraho
wenda biba byanditseho kuri agacira kuri tishe coton agiye gukoresha. Nibyo igiye kuvana umwanda mu matwi, ariko icyo kintu ugiye gukoresha nubwo kiri humide cyangwa se gihehereye gitose, ugiye kugikoza mu gutwi, uri buvane mu bukuru gutwa bwawe ndi busa naho bufashe, ariko se twa tu bacteria turiho tuba mu macandwe na wa mwanda, ko amacandwe nubwo adufasha mu bobera ariko abafite nawo umwanda ukoze mu gutwi ntabwo ari byo. Niba ugiye gukora isuku yo mu gutwi, hari mu gutwi indani, hari no ku gutwi inyuma. Isuku yo mu gutwi kw'indani ukoresha tishe coton cyangwa se ipamba ryifashishwa mu kugira ngo ukuruguture. Byaba byiza urikojeje mu mazi y'akazuyazi cyangwa se amazi afite isuku, cyangwa se ukayakoresha wenda physiologique iyo ushobora kugura muri pharmacy kugira ngo bibe mu rwego rw'isuku rukabije, uvuga uti ibintu bimeze neza cyane. Ibyo akenshi physiologique umuntu ayikoresha mu isuku y'ababebe, ariko nawe wayifashisha ugashyiramo rya pamba, hanyuma ugahanagura neza mu gutwi, mu mwenge w'ugutwi, ukavanamo ubukurugutwa. Ntujye kure cyane, kubera ko ugiye kure ushobora kugera ku ngoma ukaba wakwibabaza, ntubitindeho umwanya munini. Ubundi ugafata essuie cyangwa gant yawe ukayitosa gato, ugacisha ku gutwi kose hose, kuko ugutwi kugira imihiro, ugacisha mu mihiro yose, warangiza ugacisha n'inyuma y'ugutwi, ukabukoze isuku y'ugutwi. Aha, no kuvuga rero buri gice cy'umubiri cyose ubundi umuntu yakagombye kugikorera isuku. Ariko usanga hari igihe twifuza gusa neza, ugasanga hari igihe dutunze wenda ibisuko runaka, ariko noneho nabyo umuntu ntamenye ngo arabikorera isuku. Wifuzaga gusa neza, utangira igikorwa cyari cyiza cyo gusa neza ku mutwe, ariko ugasanga nanone umuntu arakunyuraho ukumva hari ukuntu bigenze. Nibyo, icyo cyo ni ikintu kiri navuga ngo giteye ubwoba. Umusatsi wacu ubundi ukoze ukuntu umuntu aremye en general, Imana ifite ukuntu yaturemye, idushyiraho n'uburyo buri naturel bwo gukora bwisukura, kuko ibi bitubamo by'amashawa n'amaspa n'amajeri n'ibiki byose ntabwo ariko byari bimeze kera. Ibi ni ibintu byagiye bizanwa na evolution. Umusatsi rero wacu, amazi n'isabune ubusanzwe bishobora kuwusukura, uwo ni umusatsi usanzwe. Ariko uko ikoranabuhanga rigenda rizamuka, ubumenyi bugenda bwiyongera, hagenda haboneka amavuta cyangwa se produit zishobora kudufasha gukora iyo suku. Izo suku nawe bikakubwira bati ushobora gukora isuku y'umusatsi, tuvuga umusatsi naturel, wawusukura mu gihe kingana iki. Umusatsi mugufi n'umusatsi muremure cyangwa se umusatsi uringaniye, ntabwo umuntu abikorera isuku mu gihe kireshya. Ikindi, hari abantu bagira imitwe cyangwa se cuir chevelu, uruhu rwo ku musatsi ruri sensitive cyangwa se rukorwaho n'ikintu mu buryo bworoshye. Hari abantu rero urwo ruhu ruba rworoshye, hari abantu urwo ruhu ruba rukomeye, hari abantu urwo ruhu ruba ruri in between, ruri hagati yo gukomera no korohera, donc ruri hagati na hagati. Izo mpu nazo kuzitahita ntibimeze. Hari umuntu ushobora kumara iminsi 3 atagiye muri salo cyangwa se atameshe mu mutwe, imvuvu zikamwica, agashima kandi ataruka agira umwanda, kubera ko nyine afite izo mvuvu. Uwo rero ntabwo wambwira ngo azajya ajya kwisukisha amazi y'ibisuko amezi 2, ntabwo byakunda. Azabatambuka mu muhanda, ntabwo azabasha. No seulement abarijene abashima, ubwo no kuvuga ngo arakoresha intoki, inzara ze nazo ntizisa neza, noneho niyo energy utanga biravuna. Rero nkibaza ngo isuku yo mu mutwe hari uburyo bwinshi ushobora gusukura mu musatsi wawe, ushobora gusukura mu musatsi uri naturel, ushobora no gusukura umusatsi uri defrisé, ushobora no gusukura umusatsi urimo ibisuko. Ibyo byose bikagira umwanya wabyo. Ushobora kuvuga ngo se ngo iyo washyizemo ibisuko cyangwa se washyizemo plante ngo wasukura gute? Hari ama mousse ahita yuma adasaba kuza kuhansa cyangwa se uza gusukamo amazi menshi. Ayo nayo abaho ku buryo ujya muri salon cyangwa se nawe ukaba wayigurira, ugafata gauze compresse ukagenda ucisha kuri cuir chevelu hahandi ku ruhu rw'umubiri, ku buryo usukura noneho umutwe wawe ugahumeka neza. Ibyo ni ibintu bishobora gukorwa. Ibyo ni ibintu bihari. Abacuruza ayo maproduit ushobora kugenda ukabona uburyo ushobora kumesa mu mutwe utameshemo. Hari uburyo umuntu amesa mu mutwe atameshemo, ariko ukaba wasukuye umutwe wawe. Ibyo noneho ushobora no kutabikoresha ayo maproduit wenda ko ayo mafaranga utayafite. Amazi yawe asanzwe n'igitambaro gifite isuku n'umwanya wawe uhagije, cyangwa se ugafata undi muntu mu rugo akaba yabigufasha. Kandi niba umuntu yiziho akagira imvuvu nyinshi, byaba byiza burya agira insokozo cyangwa se uburyo bwo gufata umusatsi we
butari gusuka ibintu bizatinda igihe kinini. Bibaho ntufate meshi zazindi umuntu amara n'amezi 3 akavuga ati izi meshi ngiye kuzisuka ni trefe cyangwa ni moyenne ndazikubitaho nk'amezi 3 ubu imvura ntiguye akazikubitaho mu kwa 9 akazazabanaho mu kwa 1 nibyo n'urwego rwa economy surtout n'ubu ngo abantu bakennye ariko nanone ibikurikirana nuko kuntu wakoze economy uzabikora gute kugira ngo utazaca ahantu umuntu akafata kwa gunda kozo utazaca ahantu umuntu agafata cyangwa umuntu akakwibazaho akavuga atari kuyu muntu biti uzwara abantu bakarababa bagenda ariko yakwegera ukabona risale ukabona ntacyo ngaho ibaze rero hejuru yo kudacya hiyongereho noneho nimwe rizabaye ibindi plante yatinzeho yuzuyemo icyuya n'indodo n'ibiki byose so ushobora kumesa mu mutwe utameshe mu mutwe ukoresheje ama produit atandukanye kandi bikaba byagufasha. Mwabyumvise rero yuko tutarindira kugera aho ibintu byakomeye ahubwo tugomba kugira produits zimwe na zimwe dukoresha kugira ngo tugire isuku. Umuntu yakwibaza kuri jewe nakwibaza umuntu ufite isuku ni umuntu wisize akisiga makeup akadefriza akaba afite ibyo byose ni ukuvuga ngo nabyisize naba mfite isuku muri icyo gihe kuko hari igihe twitiranya makeup tukayitiranya n'isuku muri rusange. Nkibaza ngo umuntu ufite natureli utisiga makeup oya isuku ntabwo ari makeup ahubwo makeup burya ahubwo ushaka gukoreshwa n'abanyarwanda abantu umuntu akikubita ibintu byinshi cyane umuntu akamubona akabona ibintu birashininga ariko abazungu bavuga ngo tuskibe hine pa rero birashoboka ko umuntu ashobora kuba yikupisa ibirungo bihagije ariko adafite isuku ntabwo bivuga umuntu wisize makeup umuntu uri naturel aba mwiza kandi akaba mwiza cyane ahubwo njye mbona ubwiza bw'umuntu mwiza ububona ari naturel kurusha yashyizeho ibirungo byose oya kugira mu musatsi hakeye kuba wakarabye wiyuhagiye umubiri wose no kuvuga ngo kuva ku mutwe kugeza mu bworo bw'ikirenge ugakaraba neza n'isabuni yawe ishobora no kuba ari tembo kifuranguwo warangiza ukisiga amavuta yawe ntabwo bisaba kuba wisize amavuta ahenze na glycerine yawe ivanze na kasuzana cyangwa se ka vaseline kawe keza ukisiga amavuta gusa kugira ngo umubiri wawe ugire ubuhehere ubundi ubukoze isuku yawe y'umubiri. Iyo ni isuku umuntu rero wakarabye wambaye imyenda ye yameshe ushobora no kuba ufite ibiri ukawumesa undi ukawukuranwa n'uwo uzambara ejo ukaba ufite isuku. Ntabwo rero isuku ari byo twirundaho ahubwo isuku ni umuco umuntu agira gukaraba ugakaraba neza umubiri wose ugakaraba witaye kuri buri kimwe cyose. Navuze ugutwi sinavuze amenyo hari uburyo umuntu abrosa agacishira agakorgate kuri ntuza kuri brosa dent ugacisha hano ukazambuka manura ukumva birarangiye ariko mu kanwa naho burya tukwiriye kuhatinda. Hari umuganga njya ndeba kuri social media hari igihe barimo akora siporo ariko arangiza gukora siporo agatavuga unangeje gukora siporo yanyama ariko reka nkwibutse ngo ntujye kuryama ndakoze isuku yo mu kanwa. Ndaburamukije cyane kuko dukunda kubivugaho cyane kuri bani muganga Leandre. Rero isuku yo mu kanwa we akunda kubwira abantu bamugana ngo uramutse ukoze isuku yo mu kanwa byibuze wakagomba kumenya byibuze kumaze iminota 3 uri mu kanwa ukajya mu menyo kuri partie yo hasi kuri partie supérieure ururimi kandi hose ukamakinga shako uhatinze warangiza ukinyuguza neza mu kanwa ugacira. Waba ushoboye kuba ufite mouthwash ni liquide zikoreshwa kugira ngo zigufashe mu kanwa ukaba wayifata ukayijundika birinda ishinya birinda bira ibintu byo kugira amakari gupfumuka amenyo donc bigatuma ugira isuku en général mu kanwa kawe. So ubwo hari iyo suku yo mu kanwa hari isuku yo mu mayasha no kuvuga mu maha ushako isuku yo mu maha suku karaba gusa hari no gushevinga cyangwa se kogosha uburyo
bwo kogoshishwa bukoreshwa mu buryo butandukanye. Hari abashobora gukoresha gilets, hari abashobora gukoresha imiti ibyo bita crème dépilatoire. Hari ababigiraho amapolemike atandukanye ko crème dépilatoire ishobora kuba zishobora kuba zateza ibindi bibazo, ariko nibaza yuko zishobora kuba zateza ibibazo kuko umuntu yakoranye n'umuti utajyanye n'ubwoko bw'uruhu. Icyo ndakigarukaho kubera ko impu z'abantu ntizisa, nubwo dufite uruhu twese ariko abantu ntabwo impu zabo zireagiza cyangwa se zitwara kimwe ku bintu bihuye nabyo. Hari abantu bafite uruhu ruri sensible, ni ukuvuga ngo akantu kose gashobora kurwangiza cyangwa se kurubabaza. Hari abantu bifitiye impu zikomeye rwose ukagira ngo ngiye kuvuga ibintu ngiye kuvuga ibintu ariko ndabiretse. Impu zikomeye gusa umuntu afite uruhu rukomeye kabisa nta kintu kirukoraho. Nta muntu ujya kumva ngo ugiye produit ngo nyimaza iminota ngo 20 ngo nta kintu, undi akavuga ati iminota 5 mba nahiye. Donc impu zabo ntago ziba zimeze kimwe. So nizo crème rero byaba byiza aho ugiye kuyigura, uramutse uyiguriye muri pharmacie nibyo byiza kurusha kuyigura muri supermarché. Kuko muri pharmacie bashaka kugira ngo iyi ni umubiri sensible, iyi ni umubiri uri mixte, iyi ni umubiri uri sec, ukamenya iyo ufata kugira ngo ukoreshe. Ubundi ushobora gukoresha gilet niba ko hari umuntu bishobokeye cyangwa se ni narwo rwego ashoboye kuba yageraho. Hari n'ushobora gukoresha n'umukasi ariko agakoresha izo matiya zose cyangwa ubwo buryo bwose bwo kugira ngo abashe kwiyogosha no kwisukura. Iyo ni isuku dukora mu maha, ariko ni n'isuku dukora ku myanya myibarukiro kuko naho tugomba kuhasukura, nabo ushobora gukoresha la même chose. Ndi bugaruke ku isuku yaho rero ku badamu. Isuku yaho ntabwo nanone ntabwo uburyo turemye mu buryo umubiri wacu wakagombye kwisukura ubwaho. Ugira uburyo systeme ikozwe na nyiri biremwa y'uburyo ushobora kwisukura. Burya uko duhumbya tuba dusukura ijisho, uko amacandwe yuzura mu kanwa n'ibiki abavanamo utuntu ababyinjiza n'utuntu. Niba rero ibyo ngibyo bishobora gukorwa gutyo, niba mu matwi hari igihe agera akazana ubukurugutwa, ni uburyo bw'umwimerere umuntu aremanywe nabwo bwo kugira ngo bya bindi byitwa ko ari umwanda bibe byatangiriwe na twa twoya tuba turi mu matwi yawe, hanyuma noneho uze kubasha kubivanaho kugira ngo bitagenda bikuzuramo bikaba byagira ikindi kintu bitera. Rero ni nako abadamu, abakobwa bakagombye naho gusukura mu buryo bworoheje kandi bwitonze, no rush. Nta mpamvu zo guhakarira cyane broso sinzi sauni sinzi bikiyoya, ibyo bintu byose ntabwo ari ngombwa cyane. Ubundi amazi afite isuku arahagije. Birashoboka yuko ushobora gukoresha ama gel bitari gel vaginal cyangwa se gel zisukura mu myanya myibarukiro y'abadamu. Bagaragaza icyo bita pH. So niba ari sinzi niba nabyita umusemburo cyangwa se nabyita uburyo bw'imimerere bikoze ku buryo bihuza nuko umubiri wacu liquide usohora se cyangwa se amatembabuzi yacu abakoze ku buryo bitagenda ngo biyahamye biyice cyangwa se biyabuze gukora umurimo nyamurimo, kuko ushobora gusanga hari igihe wiyangirije uzi ngo urimo urakora isuku. So bivuga ngo hari amasabuni, agasabuni ngo gahumura, uhumura se uhumuza ibiki? Turanahakarira rero iyo bigeze aho ngaho guhumura. Niba ushaka ko hahumura, icyo gihe wakwisiga amavuta ahumura around, ariko hariya kirazira kikaziririzwa, hari naturel. Ugomba kuhakora mu buryo buri naturel. Niba unakoresheje ayo marikide umuntu akoresha, hari lactacide, hari za femina, hari utuntu twinshi cyane, ntabwo nkoze publicité ariko bivuze gutyo ko nibwo buryo numva nabasha kubibagezaho. Biba byabugenewe bifite uburyo bikozwe ku buryo ushobora kubikoresha. Kandi naro bavuga ngo niba ubikoresheje ntago ubikoresha externe hanze, ntago ubikoresha mu indani umubiri wawe. Oya, ntabwo ari byiza. Mu mubiri hari isukura, hari ihagije, nta n'ikintu wahakorera. Yes, ni mu rwego ruri externe hafi ku buryo usa neza, hafite isuku kandi ukavuga uti nisa. Hari ahandi hantu nkunda gutinda reka tuhumve naho. Ni ku kibuno. Urabona ukuntu ikibuno cyacu gifite ibipande bibiri, igipande cy'iburyo n'igipande cy'ibumoso. Rero aho ikibuno gihurira, uriya murongo ikibuno gihuriramo, ni ikizamini udukurikiye. Niba utajya ubyibuka, ndagusabye genda ujye muri douche ufate serviette, tissue cyangwa se lingette uhacishe, uzambwire, uzanyandikire muri comment uvuge ngo washanze bisa bimeze gute. Ni ikizamini uramutse utunguye abantu batabikora kuko hari ababizi,
ariko hari n'abatabizi yumva ko yakarabye yakicisha amazi birarangiye voilà ariko hari abantu dukoze ikizamini dutunguye abantu ugacishaho akantu k'umweru wakubitwa n'inkuba wakubitwa n'inkuba rwose so ubwo aho naho hakeneye isuku ahandi hantu hakenera isuku kuri twebwe ni mu nzara intoki zacu cyane cyane zikora utuntu twinshi cyane ubu noneho hadutseho n'inzara zo guteraho biba ari ibindi so ugomba kuhasukura niba udashobora kwinjizamo akantu ngo agakirito cyangwa akandi kantu ukoresha ugafata akaburosi gato agacisha isabune ugacisha hagati y'inzara ukamenya ngo wasukuye inzara zawe kuko mu nzara amazi yagumanye na yakushe rwawe rusanzwe cyangwa na za nzara nahoze mvuga abatera bitera amagerme usanga abantu bafite amashampinyo mu nzara z'amanuka usanga umuntu afite inzara z'amanu isa nkaho zivungagurika cyangwa se zicikagurika kubera ko adahanagura neza hagasigaramo amazi akaza guhura n'urwara akaza guhura n'umwanda ivumbi waciyemo icyuya wabize ugasanga bikudevelopiye itwo bita amashampinyo ukarwara intoki uzarebe burya abantu haragiye umureba inzara zawe ukavuga uti ziri healthy ntago ziri healthy so ugomba kureba inzara zawe ukamenya ngo inzara zawe zifite ubuzima bwiza niba ubona inzara zawe zivungagurika zisa n'iziyasa zisa n'izizamo imihiro haba hari ikibazo byaba byiza hari imiti abantu bafata cyangwa se kuba rimwe na rimwe wicaye wafata nk'indimu ukajya ugashyiramo intoki zawe akanya gatoya ugashyiramo donc ya acide ya vitamine C yazo ikaba yazifasha. Okay, umuntu aramutse yumvise watereza amatwi ndibaza yuko tugiye kuvugurura uburyo twakoraga isuku hanyuma tukabivugurura neza kurushaho. Ariko nanone Angelique nashaka kubaza nukuvuga ngo nkurikije uko wari urimo kuvuga umuntu ashobora kugira isuku ku mubiri wakurikije uko Imana yamuremye bitamutwaye n'amafaranga menshi bitagutwaye n'amafaranga kubera yuko ushobora kuba waciye inzara zawe wazikarabye ufite ukabasha gukaraba ugakaraba neza ukabasha kugira isuku bitagusabye budget nini. Ntabwo isuku isaba budget, ntabwo isuku ntabwo isaba budget nini. Nukuri pe navuze duhereye ku muntu wo mu rwego rwo hasi ushobora kuba yabona isabune. Kera ndibuka twize kujya kwa nyogokuru hanyuma tujya kuvoma ntangazwa n'umwana wari urimo koga amaze koga afata isabuni. Iyo sabuni yaranatukuraga ntabwo yari umweru nka zatembuza uyu munsi. Afata isabuni arayishyira mu ntuza mu ntoki zana ifuro arangije arayisiga iruma. Niba umuntu yageraga mu rwego yumva ko yakwisiga n'agasabuni kugira ngo yumve urumva nta mavuta afite nta male ubu ngubu dufite za tonique dufite za ibintu byinshi ukora rutine nk'eshanu kugira ngo wumve ko hakarabye neza mu ibyo tuzabiganira tugiye mu rutine asanzwe. Ariko ibintu biri primordial cyangwa se ibintu byibanze nta budget bisaba, nta budget ndende nkuko ujya kugura ibiro bibiri by'ibirayi cyangwa umuceri cyangwa iki. Ntabwo isuku yawe ku giti cyawe ntabwo wavuga ngo ni ibintu bihenze. Iyo niyo suku n'ubundi nyayo. Ibindi byose ni ibintu byongeraho n'inyongezo, ariko ubundi isuku yacu isanzwe ntabwo ihenda na gatoya rwose. Sinjya nkunda kuvuga ku bintu nkagaruka no ku bana kubera yuko dufite abana turi ababyeyi kandi nawe watubwiye yuko ufite abana bakuru kandi nashaka kubaza umwana twamutoza gute isuku muri rusange kuko usanga kenshi iyo urebye hari igihe abana usanga no gukaraba kwikarabya ari mukuru ni ikibazo ugasanga no gukora isuku aharara ni ikindi no kumesa umwenda we ni intambara ugasanga ukibaza ese twabafasha gute twahera hehe twabigenza gute kugira ngo tumenye twe nimba tumaze kumenya kwikorera isuku nk'ababyeyi twafasha abana bacu gute kumenya gukora isuku. Abana dabo biraterwa n'ikigero cy'abana ariko nkunda kugendera kuri jambo riza muri Bibiliya rivuga ngo menyereza umwana inzira azanyura akiri muto azarinda saza. Rero biterwa kenshi iyo uvuze iryo jambo ubu hari abantu basa nkaho barijyanisha wenda na Bibiliya menyereza umwana Bibiliya gusenga ariko urumva ikubiyemo byose. Bibiliya ndayikunda cyane nuko twe tuyinterpreta nabi. Buri muntu wese avanamo icyo ashaka akagikoresha uko agishaka ariko Bibiliya it's a life tool ni igikoresho cy'ubuzima mu mana n'ubuzima
à l'extérieur y'Imana. Mbere y'uko umwana amenya gusoma, mbere y'uko umwana amenya gusenga, aba yarakarabye, aba yarabrushinze, yarakarabye intoki, aba hari utuntu umwana utaramenya kuvuga isuku arayikorerwa. Bivuga ngo rero jewe nibaza ko tuyifashe muri iyo angle iri general y'ubuzima bwacu. Iyo uri mureba ibikoresho byakoreshwaga mu nzu y'Imana cyangwa se mu mirimo bakubwira amabara umweru dedede, umweru nayo umweru, iki cyumwe zahabu, ibintu byo kubiri rafine, ibintu so rero nta hantu Bibiliya ni isuku ubwayo. So rero umwana biterwa mu rugo ibya akuze, ibyo atangiye kureyariza ari umwana akabona mu birimo, nubwo hari ahagera agasa n'ahatana, ariko ibyo bintu yabonye akiri umwana iyo yongeye kugarura sense zize arongera akabisubiraho. Bivuga ngo rero umwana uzi ko bakaraba intoki, natangira kuvuga umwana utangiye utagikorerwa bya bintu byose, umwana uzi ko agomba gukaraba intoki cyane cyane muri iyi minsi none turi mu kibazo gikomeye aho umuntu ahamagura gukaraba intoki kenshi. Umwana amenyereye gukaraba intoki, akabazi ko gukaraba intoki ari gufata isabuni agashyira amazi mu ntoki agafota kugeza igihe aboneye ifuro yarangiza kunyuguza, akabazi ko agomba gukaraba intoki, akabazi ko batarya badakarabye intoki, akabazi ko bataryama batabrosheje, akabazi ko agomba koga umubiri wose, umubiri wose bo no mu mutwe nahe hose, kuva mu mutwe kugeza mu bworo bw'ikirenge, akabazi ku gitanda cye kigomba kuba gishashe buri munsi. Ibyo biva kuri mama cyangwa nani abakozi bo muri iyi minsi dusigira abana, ariko ibyo akenshi biva kuri mama. Iyo abana wemera ko bazasasa, ukemera yuko bazakoropa ibyumba byabo, ukemera yuko baziga koza amasahani, ibyo bintu barabishobora. Ariko iyo abana ibyo bintu utabibemera ubereka yuko bafite abantu babakorera igihe cyose, ntabyo bazagukorera. Bivuga ngo rero niba uri umumama wihera abana bawe indero mu rugo, byaba byiza ubatosha uturimo tw'amaboko, umugani wa mwana bakamenya uturimo tw'amaboko, bakagira ibintu bamenya gukora, bakamenya ko ari n'ibintu by'ingenzi, kandi bakamenya yuko ari ibintu batazahora bakorerwa. Buri ikintu cyica umuntu ni mindset, uko wasetinze ibintu muri wowe ukumva ko ariko bizahora nuko nguko. Nibyo hari igihe abana, hari imyaka abana bagiramo bakanga gukaraba, nayo iyo virus ari iyihe, ariko hari imyaka abana bagiramo bakanga gukaraba. Ubwo rero bashyiraho condition, hari ama condition. Niba utarakara abantu la televiziyo nk'abandi, niba utarakara abantu ugira gutya, ukabashyiraho utuntu ama restrictions. Iyo bashyiriyeho utuntu tumwe na tumwe aravuga ati ni ntabigenza gutya, I know mama biri bukende gutya, kandi bikaba ari ibintu wumvikanyeho n'umutware wawe niba umufite, mukaba mwabyumvikanyeho, kubera ko hari igihe abana mama bakarira refuge kaba kuri papa, hari n'igihe abana papa bakarira refuge kaba kuri mama. Ugasanga rero bahora baplaying hagati yanyu kuko bazi amarangamutima yabo ukuntu akora. Nkibwira rero ko isuku y'umwana ni ikintu atozwa, ni ikintu yigishwa, ukamushyirira niba yogera mu ndobo cyangwa ukamushyira indobo hariya, niba ukamubwira uti ngaho karaba, niba ari muri shower muri douche akajya muri douche muri kumwe, kuko akenshi ibyo tubatoza bataragera igihe cyo kudutinya, kuko hari igihe bagira akavuga ati mama ntago winjira no mu cyumba cyawe bikagusaba yuko bakomangira. So ubwo rero batoza cyagiye kibafiteho access yose, kandi aziko mama ibyo yavuze ari Bibiliya nuko nguko, aho niho wibatoreza, ntago wibatoreza utarabatoje batowe, ntago babifata. Mwabyumvise yuko isuku itagarukira ku babyeyi gusa, ahubwo tugomba no kwitoza abana, tukamenya ibyo tubatoje kandi bakabikora, ukanamenya ko babikoze neza kurushaho. Angelique, urakoze cyane kutuganiriza kuri ibi bintu, ariko ntabwo nasoza nta kubajije ikibazo kimwe. Mbaza. Mbere yuko nkubaza, uhora wambaye neza kuri jewe, uhora wambaye neza kandi wikwije, nkibaza ibyo bintu muri iki gihe bisa nkaho bigoranye, kuko usanga kenshi kwambara neza bivuga kwambara wenda ibintu bigufashe cyane kandi bigufiya cyangwa bigaragaza ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Simbizi, nashaka kugira ngo tubwire tutarasoza, ese umuntu ashobora kwambara neza kandi yikwije, ubikora gute kandi kugira ngo uhore wambaye neza kandi wikwije? Urakoze cyane Josiane. Yanjye
abankurikiye ntagire umuntu wifata nabi ariko ndabikunda muri jewe kwambara neza ndabikunda ariko noneho no kwambara ibintu bidateye isoni cyangwa se bidatuma umuntu aza kunyibazaho ibintu byinshi ndabikunda. Ikindi kumenya icyo wambara naho wambariye nabyo ni ikintu cy'ingenzi. Ari ikintu mbona buri munsi ugasanga abantu ntago bambaye ibya circonstance cyangwa se ibyaho umuntu agiye. Iyo umuntu agiye ku kazi hari imyenda yo ku kazi iri corporate umuntu ashobora kwambara ku kazi, kandi naho ntabwo bivuga ko umuntu ari bwambara ibintu bitari byiza. Kwambara ijipo ikwegereye n'akavesti kuko ukora muri bank uri corporate cyangwa iki ntabwo bivuga yuko ugomba kwambara ibintu n'ubundi biguteza ku abantu bakwibazaho cyangwa avuga ati ariko ubundi buriya ukuntu yambaye byari ukwambara ku kazi cyangwa hari hidden agenda. Oya, kwambara ugiye ku kazi, kwambara ugiye mu bukwe, kwambara ugiye mu rusengero, ubundi nibyo yakagombye gutandukana na dress code yawe. Niba tuvuga ngo jewe nzambara nikwije, niyo nambaye ipantaro menye icyo ndi bushyire hejuru, niyo nambaye ijipo nakwita ko ari ngufata itageze ku maguru ngomba kumenya ahantu igera, iyo nambaye umushanana ngomba kwambara ikintu nambara ndi bwambare hejuru yayo. No, ukamenya ngo ese aho ngiye abo turi buhure ibyo nambaye bijyanye naho. Hari umuntu merutse kubwira ngo ni kanzu ya sport, arangije arambwira ngo kanzu ya sport ndamubwira urabona tuvuge iyi mipira like bita ngo na Lacoste. Lacoste ni marque y'imipira ikozwe uko nguko, igira n'amakanzu yayo, ariko ya ntabwo ari ikanzu wambara ku wa mbere. Igira n'udukanzu twayo wambara samedi, ushobora kwambaraho sneakers cyangwa se inkweto za sport, so ukabyita ngo ni ibyo ngibyo ni bya sport. Habaho marinette de sport tuko muhabaho imodoka za sport, ugasanga umuntu yamara kubaza ngo ibyo bintu se ngo bibaho. Hari shape za marinette utakagombye kwambara uri mu kindi kintu, bahagombye kwambara either wagiye kureba futu, either uri muri marche, donc uri muri kintu kigendanye na relax life. Hari marinette utakagombye kwambara uri muri anteromo, hari nayo hagombye kwambara uri muri anteromo. Tuzabivuga ibyinshi urumva. Rero biterwa n'ahantu umuntu hari, ibyo arimo abari kumwe nabo, umuntu ukamenya ngo urambarira circonstance. Iyo umaze kumenya uko ubiclassify nibyo nahoze mvuga, ushobora kuba ufite imyenda 5, tuvuge ufite umwenda umwe wo gukora na sport. Umwenda wo gukora na sport ntabwo ari umwenda wa sport, so kuvuga ngo bon ni ikinyarwanda wenda kiri povu ukuntu, ariko umwenda wo gukora na sport like kwambara ikabutura yawe nziza yo gukora na sport cyangwa kono na suppress zawe n'umupira wawe wo gukora na sport, no kwambara joggings like training cyangwa tracksuits kubyambara kuko ushaka kwambara jogging utagiye kujoginga, ukazambara ugiye gukora amakosa cyangwa ikindi kintu, ukamenya ngo ibi ngibi ndabyambara gute. Ngiye kwambara ibi bintu, ngiye mu kiriyo ahantu abantu bari mu kiriyo, abantu barababaye, abantu ntabwo ngenda amabere ari hanze, ntabwo ngenda sibyo. Ubishoboye wakambara umwenda uri decent, umwenda wenda muremure, umwenda utari amabara ari too much. Ugiye ahantu bapfushije papa wabo n'abashuti wawe, wambaye fluo, wambaye irangi riri fluo. Hari amabara yo kwirabura mu kinyarwanda barabivuga, hari amabara yo kwera, hakamabara n'amabara, hari amabara y'ibirori, hakaba n'amabara y'igihe kitari cy'ibirori. So rero bisaba ngo ubikunde, ubishake kubimenya, kandi ntidufatire ibintu byose uko bitambutse, kubera yuko ikintu cyitwa ibigezweho kiratumaze. Ubwo rero ni ukubyiga. Nibyo hari igihe ubona umuntu ukabona yambara neza, nk'umumama ariko ukumva kwambara neza wenda ni ibintu biri sexy, ibintu bihenze, bihenze, ariko ukabona umuntu yambaye neza kandi arikwije, ukibaza uko abikora. Niyo mpamvu nashaka kugira ngo atumenere iyo ibanga abikora. Ndagushimiye rero Angelique ko witabiriye kino kiganiro, ni by'agaciro ku bakunzi ba Iyungure, kubera yuko dukeneye kumenya ibintu byinshi bitandukanye. Ubundi no channel kuri twebwe no kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho.
ndagushimiye nibaza yuko n'ubutaha nitugutumira uzitabira ubutumire bwacu kugira ngo ukomeze kudusangiza kuri ibyo bintu waba uzi n'abandi bakeneye kumenya. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Josiane, wakoze kudutumira muri iyo ngure. Reka ngusabe niba wadukurikiye cyangwa se utuguyeho gutyo gitumo utarakora subscribe kuri iyo ngure cyangwa se sabone, kuko ni initiative nziza. Mbonereho no kubwira Josiane, ni byiza cyane kubona abakobwa abadamu b'abanyarwandakazi basigaye batinyuka bagakora ibintu nk'ibi ngibi, ntabwo ari ahantu hose. Wakoze cyane rero kudutumira, Imana ikumugisha. Yego, urakoze. Ndabashimiye mwese mwakurikiye bino biganiro, kandi mbabwira yuko muzajya mugenda mubona n'ibindi biganiro byose bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Ciao ciao, Imana ibarinde.